Ibihe byiza amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bitambuka no kuri Damuke TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Ndabasuhuje cyane aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi, abari mu majyaruguru y'isi, abari iburengerazuba bw'isi, abari iburasirazuba ndetse no mu majyepfo y'isi. Turabaramukije, turabasuhuje cyane, twizera yuko mukomeje kumererwa neza. Iyi ni Damuke TV, ku biganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, isaha ku isaha, tuba updates ukuntu byifashe hirya no hino ku isi. Uyu mugoroba ndagira ngo twiganirire ku biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibintu bikomeje gukomera cyane. Amakuru dufite nuko mu masaha atambutse habayeho kumvikana k'urusaku rw'amasasu ahitwa Warikare, ni kamwe mu duce ingabo za M23 zirimo zirarekura kugira ngo zubahirize amasezerano y'amahoro. Niyo mpamvu ku murongo wa telefone tuhafite umuvandimwe ni MC Black hamwe n'undi muvandimwe w'umusesenguzi uri Goma, nawe agiye kudufasha kumva neza imiterere y'utu duce ndetse n'ibirimo birahabera. Ndabakiriye neza cyane MC Black. Nanjye ndi umunyamakuru ndi hano i Goma. Yego. Nkaba nkunda gusesengura inkuru zo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nishimiye kubamenya. Natwe tubashimira. Mbona no gusuhuza abakunzi badukurikiye. Yego. Hirya no hino ku isi, ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika ndetse na hano ku mugabane wa Afurika. Tukaba tubateye yambo rwose baherereye hose. Yego, hanyuma ngiriwe ubuntu bwo guhura namwe mwembi, wowe uri Goma hanyuma na MC Black uyu munsi tuvugana akaba ari Warikare. Ndumva rwose ngiriwe ubuntu bwo guhura namwe, tugiye kuganira muri iki kiganiro. Warikare ahantu bita Kabimba. Yego. Yego. Umupaka. Muri centre aho niho ndi. Hanyuma ngira ngo mwese mwayibonye yuko M23 yiyamye abarundi, babwira yuko rwose ingabo cyangwa se umutwe wa Wazalendo, abagize umutwe wa Wazalendo nibongera kusa naho bahirahira, bongera kugaruka aho M23 yari yarafashe, ngo izabaho isomo rikomeye cyane. Ubundi byifashe bite? Wenda duhereye Warikare, wowe MC Black uri Warikare, byifashe bite muri ako gace uherereyemo? Turaza no guhuza gukubitira i Goma tumenye uburyo byifashe bihagaze bite. Murakoze. Nageze Warikare ku isaha ya 11 bije, nguma ahitwa Kabimba. Ibyapa bya hano yabigoranye. Icyari gihari ni ukubona Abawazalendo bari batangiye kugaruka mu isantere bake. Ibyo nabasha kubabwira. Noneho ukabona umujyi uteye icyo nyine, ariko ubwo ku makuru hari nuko na FARDC nayo irimbangije iza mu nzira. Ariko Wazalendo nibo nabonye utugurupe bageze nko kuri 20-30 gutyo. Nyuma yuko ingabo za M23 zari zigiye, kuko zasimbutse mu gitondo kare saa 2:30 gutyo. Yego. Birumvikana ko n'ubundi bahavuye, abandi bakimara kumenya ayo makuru nibwo bahise batangira kugenda nanone bagaruka aho M23 yari. Afite wenda tukira aho ngaho, reka wenda tukira aho ngaho, wa munyamakuru uri hariya, yufashe mu biriya bice bya Est ya Kongo, hano muri Kongo abo usanga Wazalendo. Wazalendo bita Wazalendo, ariko ubona bari ku wali FDLR. FDLR. So rero no kuvuga ngo Wazalendo bari hariya, bivuga ngo bita Wazalendo ariko harimo na FARDC, kuko bamwe ntasa FARDC, kuko urabona ko abantu bose birukanye mu gice cya Masisi baragiye babirukanye Masisi, barakomeza bikubita Nyabyondo, bazamuka Nyabyondo, hano bita Nyabyondo abantu batazi,
uhita uzamuka ahantu bita ku nkangu ukazamuka ukikubitaho mu rugabaniro rwa Masisi na Warikare aho bita Gasheberi. Noneho Gasopo ukaba uyisize nko hejuru ari hafi ya za Kilimaje, ugakomeza ukagenda ukazikubita za ntoza za Kibuwa na za Kimuwa, kuko aho ngaho byose ibyo byari bice bya M23, aho ngaho niho bari. So noneho mu bice bya Masisi ugana hino zaho bita za Busurungi, ngira ngo abadukurikiye barahazi, Busurungi iri hejuru yaho bita Bitoyi. Biriya bice byose rero nubwo M23 usanga ihafite, ariko hari ibice byinshi, kuko M23 igenda ifata mu duce kubera bari abantu bari kubera ari bake yabagenda basura ku mihanda kuko ari n'amashyamba. So rero kwigrupa harimo kuko ugiye kurosanga FDL niyo yagiye ihungiye muri abice bya territoire ya Warikare kuko ari ibice byinshi by'ishyamba. Rero urumva ko kuba M23 yatanze oningi, kandi koko nibyo twanabibonye yatanze oningi, ariko biriya bintu ntabwo byashoboka ko Wazalendo bari hariya barashonje, ni ibisambo bafite FDLR na FARDC bose bari kumwe. Biriya bintu rero usanga iyo ugiye muri politiki ngari y'intambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubona ko ari amabwiriza yashyizweho ntabwo leta yayubahiriza, ntabwo byakunda kuko naho ntabwo ijya bashaka gukontorora Wazalendo. None se kwitayubahiriza umwuka uri mu bahatuye, uri mu baturage bari muri utwo duce, baratangaza iki, baravuga iki? Wenda gatoya kugira ngo nsubize umunyamakuru mugenzi wanjye ijambo, nuvuga ngo biriya bice bya hariya ubona ko FDLR yagiye yigarura ibice byinshi cyane, kandi noneho abaturage bagiye bicwa, abandi barahungangira. Ngo wenda mwabonye manifeste bigize bakora bari kwigaragambya basaba ko M23 yaza kubarengera, ndetse n'imiryango mpuzamahanga yarahageze. Nabonye abahagarariye Ruca ndetse na Human Rights Watch nabo barahageze barebye ukuntu batwikiwe amazu n'abapfuye kuko bica abagore n'abana. Bivuga ngo biriya bintu ni skandali cyane leta yakoze kuba ikorana na FDLR ndetse na Wazalendo. Hanyuma MC, wowe uri Warikare, urimo urareba ibijya mbere, wahageze uyu munsi, byanze bikunze n'ubwo wamaze igihe gitoya niko nabyita, wenda tubibariye mu masaha, ariko ari murakoze aho nageze nkabasha kuvugana n'abaturage, ngira ngo nakohereje request z'ibyo twavuganye. Kavira niho hantu hambere natangiye mbona abo Wazalendo. Abaturage noneho nabashe kuvugana nabo bari mu kibazo cyo kuvuga ngo ese noneho ko abagabo bagiye, ingabo z'umuryango zitari zahagera, noneho ubu FDLR n'abarundi byose bagiye kwisuka hano. Nuko nicyo kibazo bari bafite. Abo nabashe kuvugana nabo, ngira ngo nakohereje amafoto yabo, nkohereza na video yabo. Nibyo bibazo bari bafite. Nibyo bibazo bari bafite, urumva ni icyo kibazo noneho bafite. Ubu tuvugana gusa ku isaha ya 12:30 kuri mu isantere hagati, yego, ahitwa Kabimba ya kabiri, aho humvikanye amasasu, humvikanye urusaku rw'amasasu atari menshi cyane, ariko yahumvikanye. Hanyuma byari byavuzwe yuko ingabo n'ubundi abasirikare bazahava ba M23, ariko ntabwo wigeze uhura n'igipolisi ko bari bavuze yuko abapolisi bo bazaba basigaye muri ibyo bice. Mu by'ukuri buriya icyo nakubwira cyo, muri uwo mujyi hagati nta mupolisi nigeze mbona. Nta mupolisi nigeze mbona, uretse imodoka za gisirikare zari zasigaye zigeze nko kuri 12 nini z'intambara, nizo nabonye bujya kwira zicaho zigenda, ariko ubwo Wazalendo zari mu nkengero z'umujyi, ntabwo zari hagati. Nabo bake ubwo wenda bashobora kuza kwiyongera kubazi na Katawa na bashobora wenda ejo ningerayo ubwo nshobora kuzareba neza, ariko ndahamya ntashidikanya yuko niyo miterere yaho. Nuko ngo kwameze none aha ngaha tuvugana. Hanyuma ku muvandimwe uri Goma, ndagira ngo mubaze ikibazo. Numvise turiya duce atuzi neza, hari ikintu wari ukomojeho mu kanya uvuga uti barashonje, abagize iriya mutwe wa Wazalendo, ariko kandi hakaba harimo na FDLR, hakabamo n'ingabo za FARDC ziba zirimo ziragenda zikora ubutasi. Ubundi hariya hantu hihariye kuki ku rwego rw'uko
baba ariho ahantu bashobora kuvuga bati reka ariho dushingira noneho tuvuga tuti tugiye kwigarura n'utundi duce nk'uko twagiye tubona ubuyobozi bwa RDC n'ubundi bugenda bukomeza bavuga yuko buzigarura ibice byafashwe. Urebye iriya ni ibintu bidashoboka, biriya ni ibintu bidashoboka ko urabona ko leta ya gisegeti wenda duhereye aho ejo bundi yakubutse mvuze ku murongo bitewe n'amanetiwaka ya hariya birashoboka ubwo araza kongera agaruka ibyo ari byo byose. Yego, ariko n'ubundi nawe ndumva icyo kibazo ushobora kuba wagira ubumenyi waba ugifiteho kugisubiza bwana MC. Wasubiramo nkacyumva neza kuko amanetiwaka ni make uko aho hantu twari turiho tugarukaho mu kanya wari kare. Ubundi hihariye kuki? Nicyo kibazo nayo mubajije, hihariye kuki ku rwego rw'uko bashobora kuvuga bati reka ariho duhera twigarurira bimwe muri ibi bice byafashwe, cyangwa se ni ukubera iki M23 yahisemo kuharekura nyamara yari yararahiriye kuzaguma mu bice byose yagiye ifata? Murakoze, icyo nakubwira cyo ngiye mbona yabikoreye ubundi hihariye ni umujyi uri hafi n'inyanja. Icya kabiri ni umujyi wadikanye n'uwa Baraka, ni inzira imwe na Baraka. Bivuze ngo rero bihariye ku bucuruzi nyambukanamipaka ku baturage. Icyo nicyo kintu kandi mu buryo bworoshye, icyo nicyo kintu mbona hafi no hafi. So ikindi cyatumye ivuga ngo reka mpare kurumva mbere amahanga yarabuze ati dore mwafasha ahantu hose, ni iki kigaragaza ko amasezerano musinye cyangwa se yasinywe muri capable yo kuyubahiriza. Baravuga bati no twebwe tugomba kurekura mu mijyi dufite ako gace, tukagasigira ingabo zidafite aho zibogamiye. Ku makuru mfite kandi yuzuye ni uko Wazalendo ikomeje kugaragara bitarenga iminsi 5-3 aho ngaho utumvise impinduka bagaruka, kuko ingabo za MONUSCO ntazari zahagera, imodoka zazo ntazo nigeze mbona. Ubwo urumva rero mu gihe Wazalendo yakomeza urabiza aho igeze ntabwo imara kabiri itari bigaragaza ibikorwa byayo bibi. Bamanuka mu misozi aho bari, bikaba ngombwa ko bongera kugaruka bagakaritaninga bakagaruka. Urumva kandi rero baramutse bagarutse bashobora gukora ibirenze. Nta mpungenge bashobora kugira yuko hashobora kuba haba ari strategic war, ari ahantu nyine location nziza y'intambara ku ruhande rw'ababarwanya? Kubera ko ari hasi buriya muri strategy, ahantu hasi iteka ryose ntabwo hakunze guhira abantu, niyo mpamvu umujyi bawurekuye cyangwa se bakabikora mu buryo nk'ubwo. Bari aho bawitegeye hejuru mu misozi ko bari mu birometero 7 uvuye aho ngaho ku makuru ufite nonaha, bari mu birometero 7. Byumvikane yuko nta kintu kinini bishobora kuba byabahungabanyaho. Ntacyo byabahungabanyaho kubera yuko niyo mpamvu nta modoka za polisi zirimo, nta mbese bari bemeye ko bazahava, ariko ingabo zidafite aho zibogamiye zikaza zikaba arizo zirinda abaturage, zikabarinda kwicwa no guhohoterwa no kunyanyaswa bya pareko n'indi mitwe yose gutyo. Bigeze kutubwira yuko kare higeze kumvikana urusaku rw'amasasu nubwo bitari bikabije, ariko nta bantu yaba yahitanye cyangwa yakomerekeje? Ntabwo nabashije kugera aho yavugiraga neza, nayumviraga muri metero nka 300. Urumva ariko ko byamera kose ejo nzabimenya rwose, nzi neza yuko ejo birajya kugera saa 5 n'igice nabimenya. Hanyuma Sofa, ubuzima bumeze gute muri uwo mujyi wa Walikale? Urumva ikigaragara cyo urujya n'uruza ruva Baraka ruza Walikale, urumva ni urujya n'uruza ariko higanje urubyiruko mu muhanda utamenya. Ubu birashoboka ko ari Wazalendo iri gutaha,
bambaye sevire ibintu gutyo mu bidasanzwe nuko nguko hateye mu bitari bisanzwe ko urubyiruko rwinshi ruri mu bucuruzi urundi rwikoreye imizigo bigaragare ngo hashobora wenda kuba hari n'impunzi zava Burundi zitaha. Hanyuma reka tugushimire ubwo mu kanya nitwongera kuza kubona umuvandimwe ku murongo wa telefoni cyangwa tugize andi makuru twahita nabwo dukonekita hanyuma ukatubwira ibiri kujya mbere. Sawa murakoze cyane. Ni MC Black rero twaganiraga aherereye Warikare ndetse n'umuvandimwe uri i Goma, nawe ni umunyamakuru, ni umusesenguzi ukomeye cyane muri iyi politike y'ibiri kubera muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze tubashishikarize gukora subscribe kugira ngo amakuru yose ari gucicikana cyangwa se ibigezweho ibiri kuvugwa byose tubizane kuri aya meza tubiganire, ariko updates zose zirimo ziraturuka i Kongo tugende tuzibagezaho 5 kuri 5. Ngira ngo mwabyumvise yuko dufiteyo abantu bacu barimo baragenda abatubwira ukuntu byifashe. Ubwo rero nimukomeze mukore subscribe kuri Damuke TV, ibiganiro byacu bizajya bikomeza bagereho 5 kuri 5. Ciao ciao. Damuke TV. Damuke TV.